abantu bafite umutekano ntibatanga amahoro, ariko bafite amahoro batanga umutekano. Iyo niyo sabato yacu. Umuntu ufite amahoro abonerwa mu gakiza avuga ibyiringiro arwaye, afahamye ibyo gukira. Ni ubutunzi bukomeye umuntu wanze gukizwa abonye aho yayagurira. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo abarushye n'abaremerewe. Amategeko ntaho ahuriye no kwizera, ariko umuntu yakomeza azamubeshaho. Umuntu wese ushaka kuruhuka isabato ayiruhuke mu buryo Imana yayiruhutsemo. Ndabiseguraho nshuti z'umusaraba, ntago mpaka n'isabato, ahubwo isabato ni iki? Ibi tuvuga ngo ni umunsi w'ikiruhuko, koko se muraruhuka? Uzi ko ku munsi w'ikiruhuko hari abirirwa mu mvune kuruta uko bari mu kazi bakora. Niba isabato yawe ari muri Kristo, ikiruhuko cyawe gihoraho. Ariko niba isabato yawe ari umunsi nshuti y'umusaraba, birangirana no gushira ku isi. Ikiruta ni kimwe, ni uko Pasika yacu ari Kristo, Pentekote ari Kristo, n'isabato ari Kristo. Uziririza Pasika atagira Kristo, amategeko yarabigaragaje, agaragaza ko nta gakondo, agaragaza ko ntacyo turi cyo, agaragaza ko turi abaretwa, abagaragu. Ariko iyo shusho amategeko yaduhaga yose, ubwo nta mudendezo twari dufite kubw'uko twari imbata kubw'amategeko, ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari iby'igihe gitoya. Imana ishimwe. Muri uru rugendo turimo, ihema ryacu ni Kristo Yesu. Ubwo turi mu ihema ari we Kristo. Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe cyane nshuti z'umusaraba. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbatuyeho amahoro abonerwa mu Mana. Ubundi ikimenyetso cyo kwizera ni uguhabwa ihumure kandi ni ukugira amahoro mu isi. Narababwiye ngo imibereho y'abakiranutsi ibonerwa mu biganza bya Kristo, kandi gukiranuka ntabwo bigoye. Ni ukumva ibintu nk'uko Imana ibyumva, kandi kumva ibintu nk'uko Imana ibyumva ni ukuyigenzura utayigenjuje inyuguti. Rero iyo mvuga inyuguti zibyara ubumenyi, ubumenyi bakabeshya ko ari ubwenge, ariko bubyara ubuhanga. Ahubwo ubwenge buremanwa n'umuntu. Ubwenge ni impano Imana yahaye umuntu kugira ngo ayobore, ategeke. N'ubutware bw'Imana mu muntu, nicyo cyitwa ubwenge. Ubundi ubwenge si ubuhahano. Ubuhahano ni ubumenyi, hanyuma bwakora neza bukaba ubuhanga. Imana ibaha umugisha. Rero dushimiye abantu mwakoze subscribe, abantu mubana natwe. Iyo dushimiye abantu tuba tubwiye abatarayikora kuyikora, kandi umugisha Imana itanga ntiyongeraho umubabaro. Namwe Imana Data wa twese kubw'umwami wacu Yesu Kristo ibaha umugisha. Ndagira ngo tuze gusubiza ibibazo bimwe mu byo mwatubajije ku bijyanye n'isabato n'indi minsi mikuru yerezwaga Imana mu Bayuda. Ariko mbere y'ibyo reka tubanze tuze gusenga. Mana y'amahoro, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, Imana isumba byose, turagushimiye Uwiteka ndetse umuremyi wa byose. Izina ryawe nirishimwe. Dushimye Imana yaremye ijuru n'isi, ikatwibukira muri Kristo Yesu, katwiyegereza, ukaduha agakiza, kandi ukatugira abagabura b'ijambo ryawe. Tugushimiye ko waduhamagaye uwo muhamagaro. Rero uyu ni umwanya uduhaye kugira ngo tuganire na bene data impamvu zo kwizera mu byiringiro byacu. Turakwinginze kugira ngo ugomorore ubwenge bwacu, he kumvikana ubwenge nk'ubumenyi, ahubwo humvikana ubwenge nk'ubwaremwe n'Imana, kugira ngo ijambo ry'Uwiteka ryumvikanire mu byo tuvuga, rigaragarire mu mirimo yacu. Izina ryawe nirishimwe. Dusengeye bene data baduteze amatwi. Urwaye, Imana ni umukiza w'abarwayi, umukize. Ubabaye, ibyishimo byacu ni Kristo. Imana imunezeze. N'uwishimaga nawe Imana imuhe kwishima bitabaye ibyo mu byaha, kugira ngo umunsi w'impanda utazatungura abakwiringiye. Tubisenze ku bwawe none n'iteka ryose Yesu Kristo. Amen. Dushimiye Imana ku bwa mwene data Jeune Kwizera turi kumwe kuri kamera, uri gutunganya aya majwi n'amashusho. Imana imuhe umugisha. Ndagira ngo tuze kwifashisha igitabo cy'ubutumwa cyangwa se urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya. Ni urwandiko ruboneka muri Bibiliya Isezerano Rishya. Turaza gusoma igice cyaho cya 3. Rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya,
amateka cyangwa mu buryo bwa teoloji bavuga ko Pawulo yandikiye yigeze yasura abagalatiya mu rugendo rw'ubutumwa bwe bwa kabiri, kandi uru rugendo muzasanga mu byakozwe n'intumwa rutavugwamo, ariko kandi abandikira hari abantu bajya bashidikanya bakavuga ngo yari ari Makedoniya cyangwa mu Befeso, ariko Pawulo yandikira abagalatiya yari ari mu Befeso. Yarebye uko Abefeso bari gupfa kubw'ubutumwa, arangije yandikira igalatiya arababwira ngo mwe kwibagirwa iby'umwuka, ababwira mu nyandiko ko harimo insanganyamatsiko nyinshi, intego nyinshi zatumye abandikira. Urwandiko yarutanze mu mwaka wa 53 ko niho Pawulo yandikiye abagalatiya. Hari n'ubutumwa bwa Pawulo bwahawe abagalatiya, ariko ntitububona muri Bibiliya, ahubwo tubona urwandiko Pawulo yandikiye abagalatiya. Rero deja ni ibihugu, ni inyandiko nyinshi, ntimubona ubutumwa Pawulo yabwirije. Ko nk'ubu turavuga ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Yohana, ariko ubutumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Pawulo ntimububona kubera uruhare rwa Kiliziya. Ariko kandi abagalatiya Pawulo yarabandikiye, abandikira ubutumwa bwiza, abaha n'inyandiko, ni ukuvuga ni urwandiko yabandikiye ari kubahugura mu buryo bw'imyitwarire, ariko bari bafite n'ubutumwa bwiza Pawulo yanditse. Hari ubutumwa bwiza bwa Yesu Pawulo yanditse. Ubwo butumwa rero buri mu magambo yagiye ahindura Luka. Hari no mu byo yavuze ko yagaragaje itangira ry'ubutumwa bwiza bwa Kristo, anasoza avuze ngo uwaragenda. Muzasoma igitabo cya Luka atangira n'igitabo cyo byakozwe n'intumwa, nicyo Luka yaragendereye, nubwo yabibwiraga Tofila, ariko natwe twabyumviyeho. Rero turaza gusoma igice cyaho cya gatatu, igice cya gatatu cy'urwandiko Pawulo yandikiye abagalatiya. Muraza kwihangana ndaza n'usomamo amagambo maremare, ariko turayavugaho muri samari, turasamarizinga, ntabwo turi buze gutinda. Haravuze ngo yemwe bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Ibi byonyine nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabahesheje umwuka, cyangwa se nuko mwumvise mukizera? Muri abapfapfa mutyo, mwatangiye iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri. Ya mibabaro myinshi mwayibabarijwe ubusa, niba yari iy'ubusa koko. Mbese ibyaha umwuka, murakoze. Umurongo wa 5, mbese ibaha umwuka igakora ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa nuko mukora imirimo itegetswe n'amategeko, cyangwa nuko mwumvise mukizera? 6, nk'uko Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka, mumenye yuko ari nako abiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu. Kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga, kuko bizeye bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti, muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha. Umurongo waho wa 9, nuko abiringira kwizera bahanwa umugisha na Aburahamu wizeraga. Imana ishimwe. 10, abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera. Kakantu muze kukibuka, amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo.
aka kantu ndabinginga kugatekerezaho mukagatindaho. Amategeko ntaho ahuriye no kwizera, ariko umuntu yakomeza azamubeshaho. Murakoze. 13 Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu ku byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti, kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga bawuheshejwe na Yesu Kristo, kwizera kubone uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Bene data, ibi ndabibabwira nk'umuntu. Isezerano naho ryaba ari iry'umuntu, iyo rimaze gukomezwa nta muntu washobora kuryica cyangwa ngo aryongereho. Iyi ni Bibiliya, iri ni ijambo ry'Imana, bera b'Imana. Imana ishimwe. Nuko rero ibyanditswe umurongo wa 15 ndawusubiramo. Bene data, ibi ndabibabwira nk'umuntu. Isezerano naho ryaba ari iry'umuntu, iyo rimaze gukomezwa nta muntu washobora kuryica cyangwa ngo aryongereho. Nuko rero byasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe. Nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo iti ni urubyaro rwawe nko kuvuga umwe ari we Kristo. 17 Ibyo mvuze nibi, nuko isezerano Imana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka 430 ngo aryice cyangwa avuguruze uwarisezeranije. Kuko iyo umurage uva mu mategeko waba utakivuye mu byasezeranijwe, ariko dore Imana yawuhaye Aburahamu iwumusezeranije. None se amategeko yazanwe n'iki? Yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira. Urwo byasezeranijwe kandi yahawe abamarayika kugira ngo bayatange bayahaye umuhuza mu ntoki, nawe ayahe abantu. Icyakora uwo muhuza si uw'umwe, nyamara Imana ni imwe. Mbese ubwo bibaye bityo amategeko arwanya amasezerano y'Imana? Ntibikabeho. Kuko iyaba harabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu, gukiranuka kuba kwaraheshejwe nayo. Ariko ibyanditswe bivuga yuko byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. 23 Cyakora uko kwizera kutaraza twarindwaga tubohewe gutwarwa n'amategeko, dutegereje kwizera kwari kugiye guhishurwa. Ubwo nibwo buryo amategeko yabereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko kwizera kumaze kuza ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera ari wo mategeko. Mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu, kuko mwese ababatirijwe muri Kristo Yesu muba mwambaye Kristo. None ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugaragu cyangwa ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ubwo muri aba Kristo, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe. Amen. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Dusomye inyandiko nyinshi. Kandi ntiturasoza gusoma. Tuzajya dusoma cyane mu gihe tuzaba dutangiye kwiga Bibiliya, nibwo ngira ngo tuzasome cyane. Mwaratubajije muti
isabato urayemera? Ndayemera. Nemera isabato ndetse 100%. Isabato bivuga iki? Bivuga ikiruhuko. Ikiruhuko muraza kumvamo ijambo kuruha. Nta muntu uruhuka adafite umuruho. Nta muntu uruhuka atarushye. Ntabwo ikiruhuko ari konje. Nta nubwo ikiruhuko ari ukujya muri break. Ntabwo ari pause. Oya, kuruhuka ni igihe umuruho ukuvuyemo. Imana ishimwe. Isabato bisobanura ikiruhuko, kandi ntabwo ari icyiza, ntabwo ari ikiruhuko cyiza none ngo ejo gishire. Ni ukubaho turuhutse muri Kristo Yesu. Isabato yo kuwa gatandatu nayo ndayemera. Deja ntabwo ari yo tuvuze kuwa gatandatu tugendeye kuri kalendari, hanyuma bavuga isabato y'umunsi wa karindwi. Bibiliya iravuga ngo Imana isoje kurema, isoje ibyo yakoraga byose, iraruhuka. Ubundi kuruhuka kw'Imana ntabwo byari bisobanuye ko Imana irushye. Byari bisobanuye ko isoje gukora ibyo yakoraga, ikarekeraho nyine ijya mu kiruhuko. Umuntu wese ushaka kuruhuka isabato ayiruhuke mu buryo Imana yayiruhutsemo, kuko kuva Imana yaruhuka isabato ntirayivamo. Amen. Isabato ni ikiruhuko, nk'uko bivuga Edeni ni ahantu ho kuruhukira. Paradizo ni ikibaya cyangwa ni ahantu hatebekere, ni ahantu heza hatari imisozi, hatari ibibaya. Ubwo ndakubabwira mu bisobanuro ngendereye kuri Bibiliya y'Igiheburayo, iravuga ngo ni ahantu umwuka aruhukira, umuntu wawe w'imbere, ubugingo bwawe bw'imbere bwishimira. Nta handi rero uburuhukiro bwacu buboneka ni muri Kristo Yesu. Reka dusome Bibiliya, igitabo cy'Abalewi. Imana itanga isabato yayihaye Abisiraheli kugira ngo ibaruhure umuruho bari bararuhiye muri Egiputa, kandi ibaruhure umuruho waturukaga mu gisekuru. Yesaya yarabivuze, uwo muruho yawise imvune zo mu mutima. Ntabwo kuruhuka isabato si ugutura imitwaro twari dufite ku mutwe, ahubwo niri mu mutima wacu. Ni ukuruhuka ya mitwaro niyari iri muri twebwe mu mutima wacu. Imana ishimwe. Urwandiko nakomeje gusoma urwandiko rwandikiwe Abagalatiya, ndaza mpagere. Iyi sabato ni itegeko Imana yatanze, kandi Bibiliya tubwira ngo amategeko yose atangirwa abereyeho ibivume. Amategeko ni ay'ibigande. Mu yandi magambo, ikintu kigaragaza ko umuntu akosa ni itegeko. Itegeko rigaragaza ikosa, rigatanga n'igihano. Igihano kizanywe n'itegeko gitanga urupfu. Hanyuma icyo Kristo yakoze, yaje kudukiza ibirego byose amategeko yari yatureze, kuko kubw'amategeko turi ibivume, kubw'amategeko turabo gucirwaho iteka. Noneho twakijijwe iki? Bibiliya iravuga ngo amaze guca za nzandiko zaturegaga, imihango n'amategeko, abicisha kumanika umubiri we ku musaraba. Mu yandi magambo, icyo amategeko yatwitaga cyo twari cyo, koko twari ibivume, twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Noneho Kristo Yesu azanwa no kugira ngo atuzure muri bwa buryo twari dupfuye twishwe n'amategeko. Kubera ko amategeko, Bibiliya urwandiko dusomye rw'Abagalatiya ruravuze ngo yari umushorera utugeza kuri Kristo. Niba amategeko aduherekeje akatugeza kuri Kristo, ntitucyemerewe kuyoborwa nayo, kuko nayo yasoje umurimo wayo.
hari umurongo abantu bakunda gusoma nabi uri mu gice ndatekereza ni icya gatanu, uri mu gice cya gatanu ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo umurongo wa 13. Ni 5:13, ya ntabwo ari 5:13, yego ni 5:17. ni ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya gatanu umurongo wa 17. haravuze ngo Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko. Oya, mutagira ngo ndi kuvuga ko yayakuyeho. Haravuze ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe. Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Ikintu cyasohoye kuri mwe muracyagitegereje cyangwa cyararangiye? Cyasoje gusohora. Niba rero bivuze ngo byarasohoye, ni ukuvuga ko amategeko yasohoje umurimo wayo adushyitsa mu biganza bya Kristo, kuko amategeko yarabereyeho kugaragaza ibyaha byacu, kandi koko twari abanyabyaha. Amategeko yarabigaragaje, agaragaza ko nta gakondo, agaragaza ko ntacyo turi cyo, agaragaza ko turi abaretwa, abagaragu, umusenyi, imbwa, ubutayu, ikidaturwa. Amategeko atugaragaza mu buryo yagombaga kutwerekanamo. Ariko iyo shusho amategeko yaduhaga yose niyo yatumye Kristo yambura ubwiza kugira ngo ase natwe. Haleluya! Yice bwa buzima, yice ya fesi, ayifate, aponde ya fesi amategeko yatwambitse, nawe arayambara. Bibiliya iravuga ngo yatekereje ko kwitwa Imana atari ikintu cyo kugundirwa, yiyambika akamero k'umugaragu nawe w'imbata. Aka kamero k'umugaragu w'imbata ntawe ubimbata atabigizwe n'itegeko, kuko itegeko ry'ububata ryagombaga gutegeka imbata kutagira umudendezo. Ubwo nta mudendezo twari dufite kubw'uko twari imbata kubw'amategeko, agashyiraho ab'umudendezo b'Abisirayeli. Twebwe ubwacu ubwiza Kristo yabwambuye ngo abuziganwe tuzahishuranwe na Kristo. Haleluya! Yemera gutwarwa n'amategeko kugira ngo asimbure twebwe abatwarwa nayo. Abaye igitambo, yicwa n'amategeko, yicwa n'imigenzo y'abafarisayo, yicwa n'iyo migenzo. Amaze kwicwa nabyo aratwakira. Umushorera wari udushoreye waciriye Kristo urubanza twagombaga gucibwa, umujyana mu rupfu. Yesu azutse azukana natwe, aduha gukiranuka. Bwa bwiza yasize arabwambara. Imana ishimwe. Yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo kuva uyu munsi nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Muzi impamvu avuze ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi? Nuko amategeko yari amufiteho ubutware, ariko noneho ntacyongeye gutwarwa nayo, agiye kuba ari we uyatwara. Niwe ugiye kuyobora amategeko. Ntakigiye kuruhuka isabato, niwe sabato, niwe mwami w'isabato. Niyo mpamvu musanga hari imirimo Yesu yagiye akora ku isabato. Ndabiseguraho nshuti z'umusaraba, ntago mpaka n'isabato. Ahubwo isabato ni iki? Uri kuruhuka iki? Ntabwo isabato ari umunsi. Oya, ntabwo isabato ari umunsi. Ikiruhuko ntabwo ari umunsi. Ibi tuvuga ngo ni umunsi w'ikiruhuko, koko se muraruhuka? Koko umuruhu bavamo? Uzi ko ku munsi w'ikiruhuko hari abirirwa mu mvune kuruta uko bari mu kazi bakora? Amategeko amaze kutwambika kuba baruvumwa, Yesu yaraje. Bibiliya ivuga iki? Yesu aje yagaragaye ate? Yesaya 53. Reka duhere 13 ku murongo 13, ko niho iki gice gitangirira muri Bibiliya zo hambere. 13 mu gice cya 52 haravuze ngo dore umugaragu wanjye azakora iby'ubwenge, asumba abandi, azashyirwa hejuru, akomere cyane, nk'uko benshi bamutangariraga, kuko mu maso he hononekaye,
ntihase n'aho umuntu n'ishusho ye yononekaye ntise n'iy'abana b'abantu. Muri kunyumva nshuti z'umusaraba? Iyi shusho ya Kristo yononekaye ntise n'iy'abana b'abantu ni uburyo bw'umwuka iyi Bibiliya yavugagamo ko azaba ruvumwa, ntiyifuzwe, ntihagire uwifuza kumera nkawe. Ishusho y'umuntu ni imirimo n'imikorere, ngo byarononekaye ntibyasa n'abantu, abantu ntibamwifuza, bamurebye nk'ikivume. 5:3 dukomeze. Kuko uko niko azaminjagira amahanga menshi, abami bazumirwa imbere ye, kuko bazabona icyo batabwiwe n'icyo batumvise bazakimenya. Ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Ese mwibwira ko ukuboko kw'Imana ari nde? Ni Kristo Yesu, niwe kuboko kw'iburyo bw'Imana. Niko kuboko Imana yabwiye Abisirayeli ngo nzabacunguza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye, gukiranuka kw'Imana ni Kristo. Umurongo wa 2, kuko yakuriye imbere ye nk'ikijegijegi, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye, ntiyari afite ishusho nziza. Noneho basobanuye bimwe byo haruguru twari tumaze kuvuga, cyangwa igikundiro. Kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza, ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. 3, yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. 4, ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twabitekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Reka twitse hano, igihano kiduhesha amahoro kibonetse kubera iki? Twasomye ko amategeko agaragaza amakosa, akanatanga igihano. Igihano cy'amategeko kikazana urupfu. Nababwiye ngo nshaka ko dusoma cyane kugira ngo tuze gukuramo insanganyamatsiko tunasoza, kandi ntabwo ntinda, ndi hafi gusoza. Ndagira ngo dusome, wenda tutarasoma ntaza kuba confusinga. Ndaje mpasome nyuma. Nahabonye Bibiliya iravuze ngo igihano kiduhesha amahoro nicyo yishyizeho. Ubundi amahoro ni iki? Mutaza gutekereza ko amahoro ari igihe nta ntambara ziriho, ahubwo amahoro ni ukugubwa neza intambara zitanahari tukaba tuguwe neza. Ubundi amahoro abonerwa mu gakiza muri Kristo Yesu ni ubutunzi bukomeye umuntu wanze gukizwa abonye aho yayagura. Ubundi amahoro abonerwa muri Kristo Yesu nibwo buryohe bw'agakiza, niyo feelings z'umwuka wera. Umuntu ufite amahoro abonerwa mu gakiza avuga ibyiringiro arwaye, apahamye ibyo gukira. Nimwumva amahoro yasaze mu mutima wa Yesaya ari gupfa, aravuga ngo ubwo umwami Imana azantabara. Mwumva amahoro yari muri Sitefano, bamutera amabuye aravuga ngo bababariye ntibazi icyo bakora. Ni ubutunzi bukomeye butuma tuzinuka umubabaro w'umubiri, kandi umubiri uri kubabara tugasingira ibyishimo by'ijuru. Aricyo cyatumye Bibiliya ivuga ngo ntiyitaye ku mubabaro yababaraga,
ngo kubw'ibyishimo byari bimushyizwe imbere. Amahoro n'ibyishimo ni umurage ubonerwa mu bugingo, ariko ubugingo bwuzuye umwuka wera, kandi umwuka wera n'ubuzima bw'ubumana bituye mu mubiri duhabwa nuko twasobanukiye tukamenya Imana kubwo kwizera. Ntabwo amahoro ntabwo wayadevelopa mu buryo runaka ngo uyamareyo. Amahoro ni ubuzima, ni imibereho umuntu wese aviva mu gihe ari kumwe na Kristo, kuko isi ntigira amahoro, igira umutekano ariko ntigira amahoro. Abantu bafite amahoro batanga umutekano, ariko abantu bafite umutekano ntibatanga amahoro. Abantu bafite umutekano ntibatanga amahoro, ariko bafite amahoro batanga umutekano. Ndagira ngo mbabwire ko hari abantu duha umutekano batawushaka, tukawubarindira batawushaka. Umutekano, kugira ngo umutekano ube hugurwa amaraso. Amahoro ya Kristo nayo yaguzwe amaraso ya Kristo. Imana ibaha umugisha. Rero igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo Yesu. Ayo mahoro ni uburyo bwo kuruhuka, ni uburuhukiro. Iyo niyo sabato yacu. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ubwo buruhukiro bubonewe muri Kristo Yesu niyo sabato. Nemera ko wayiruhuka ku munsi wa karindwi mu gihe ufite niyo muri Kristo Yesu, ntacyo bitwaye rwose. Ariko nemera ko ufite n'isabato muri Kristo Yesu. Iyo umunsi wa karindwi niyo utayiruhuka, ahubwo ugahora mu buruhukiro bw'iteka ryose bubonerwa muri Kristo Yesu. Oh, haleluya! Nemera ko iyo sabato waba uri mu buryo bwiza bwo kuruhuka isabato ya Kristo. Ndagira ngo dusome iri jambo riboneka, ndashaka gusoma imirongo myinshi ikurikiranye. Haravuze ngo niyo yatubashije kuba ababwiriza b'isezerano rishya bataraba inyuguti. Icyo Bibiliya yita inyuguti, inyuguti mwumvisha amatwi, ni umwuka, ni amategeko. Inyuguti murabizi ko zaje ku bisate by'amabuye, icyo cyitwa inyuguti nyine. Hanyuma ahubwo naba umwuka, kuko inyuguti yicisha, naho umwuka agahesha ubugingo. Umunsi amategeko yamanutse, harimo n'iry'isabato ryasigaranwe kuruta ayandi, harimo n'iry'isabato. Umunsi ayo mategeko yamanutse hapfuye abantu 3,000. 3 kuva Jipasike, abantu bahasoma muzahasome. Hapfuye abantu 3,000. Mose yaraje abonye basenze ikigirwamana kubita amategeko hasi. Tayari abantu bahise babaruvumwa, bamanuriwe amategeko. Icyatumye yakubita hasi ni kimwe, nuko Imana yamubwiye kudasenga izindi mana mu maso ye. Amanutse asanga Abisirayeli babikoze, kubisiporuta biramunanira kubita amategeko hasi. Abwira Abisirayeli, arababwira ngo buri muntu wese wasenze iki kigirwamana ni mu gisya, baragisya bacyuzuza ivu ryacyo, baryuzuza ingungura y'amazi bashyizemo. Mose yanywesha Abisirayeli, amaze kuyanywesha Abisirayeli arababwira ngo nimufate inkota mwicane ubwanyu. Umuryango wa Lewi ufata inkota wica abantu 3,000. Mose arababwira ngo ubwo mukuye ikizira mu ihema ry'Uwiteka mumaze uburakari bw'Imana. Amategeko amanuka, hapfuye abantu 3,000. Nimusome Bibiliya ku munsi wa Pentekote usohoye, abigishwa bari mu cyumba, bari mu mwanya umwe bahuje umutima, umwuka wera waramanutse. Petero asohotse ari kubwiriza aravuga ngo ntabwo ari twe tubikoze, si ihira twasinze, ahubwo ni Kristo mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi ngibi. Abantu bakijijwe ni 3,000. Bisobanuye iki? Abamategeko yicaga aribo banyamahanga ku isezerano, aribo batwebwe twazuwe kubw'umwuka wera. Abatarabonye isabato y'Abayuda twabonye iyo kwizera ibonerwa muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Abatarabonye uburuhukiro bwa Yerusalemu tubonye ubwo muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Abatararuhutse mu ihema ryo mu rugendo ni Mahoria Donas Edra. Urugendo twe dukora mu rugendo ntabwo nabimenya byose, hariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari iby'igihe gitoya. Imana ishimwe. Muri uru rugendo turimo, ihema ryacu ni Kristo Yesu. Ubwo turi mu ihema ari we Kristo, Imana yarabivuze ngo nzamanura ihema ryanjye riture muri bo. Umwuka wera agendera muri twe.
ngo bazaba abana banjye nanjye mba imana yabo, bazaba abahungu n'abakobwa banjye nanjye nzaba data wabo. Imana ni data wa twese. Ubwo abambere bahawe kuruhuka bari mu ihema, natwe mu buturo bwacu ari we Kristo Yesu dufite isabato. Nihuta Abagalatiya haravuze ngo 6:11, murebe namwe uburyo mbandikiye n'inyuguti nini n'ukuboko kwanjye. Umurongo wa 12, abashaka bose kwiha igikundiro ku by'umubiri nibo babahata gukebwa nta yindi mpamvu ibibateye, nta yindi mpamvu ibibateye keretse kugira ngo batarenganwa bazize umusaraba wa Kristo. Noneho 13, ndetse abakebwa ubwabo nubwo batakomeza amategeko, nubwo badakomeza amategeko, nyamara bashaka ko mukebwa ngo babone uko birata iby'imibiri yanyu. Ariko njyeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wanteye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kuba icyaremwe gishya. Mwanyemereye tugasoreza mu gitabo cy'Abalewi tugahita dusenga. Abalewi 23, reka twinginga umukozi w'Imana turi kumwe amfashe kuhasoma. Abalewi igice cya 23 gifite imirongo 44, ntabwo tuza kuhasoma hose ariko ndagira ngo tuhumve. Abalewi igice cya 23. Yego, hasomere muri Bibiliya wiyumvamo. Abalewi 23 haravuze ngo ni iminsi mikuru y'Uwiteka, sibyo? Yego. Dusome duhere ku murongo wa mbere. Yego, wa mbere. Bwira Abisirayeli uti, iminsi mikuru y'Uwiteka mukwiriye kuranga ko ari y'amateraniro yera. Iyi niyo minsi mikuru yanjye. Buretse gatoya, bwira Abisirayeli uti, iminsi mikuru y'Uwiteka mukwiriye kuranga ko ari y'amateraniro yera. Iyo niyo minsi mikuru. First of all, iyi minsi mikuru ibereyeho kuranga amateraniro. Iyi minsi mikuru yashyizweho, ni iminsi mikuru mu buryo bwinshi butandukanye. Tugiye kuyireba hano, yari mu buryo butatu. Hakagaruka ukwezi kwahoragamwe amasabato, nako kwari isabato y'imyaka. Ukwezi kwa 7 kwari isabato y'umwaka. Dusome Bibiliya. Mu minsi 6 abarimo imirimo y'igikorwa. Yego. Ariko uwa 7 ariyo sabato ya none yo kuruhuka. Ni isabato yo kuruhuka. Niwo guterana kwera. No guterana kwera. Ntimukagire umurimo wose muwukoraho. Yego. Ni isabato y'Uwiteka yo kuzirizwa mu buturo bwanyu mu bwose. Yego. Iyi niyo minsi mikuru y'Uwiteka, niyo guterana kwera. Ukwiriye kujya muranga mu bihe byayo byategetswe. Uwo ni umurongo wa 4. Tubonye isabato ya mbere, sibyo? Mu minsi 6 mujye mukora imirimo yanyu yose, ariko umunsi wa 7 muruhuke, munagira amateraniro yera. Muranga amateraniro yera. Noneho ku murongo wa 5, mu kwezi kwa mbere ku munsi wako wa 14 nimugoroba, ubwo ni itariki ya 14 z'ukwa mbere, hajye baho Pasika y'Uwiteka. Hajye haba Pasika y'Uwiteka. Tugende ku munsi w'uko kwezi kwa 15. Ubwo ni umunsi wa mbere mu kwezi kwa mbere, ku munsi w'uko kwezi kwa 15. Ubwo ni 15 z'ukwa mbere. Tubonye 14 bukeye bwaho na 15. Hatangiriraho iminsi mikuru y'imitsima. Ku munsi w'uko kwezi wa 15
hatangiriraho iminsi mikuru y'imitsima idasembuwe. Muzamara iminsi ngahe? 7 muyirya. Mumare n'iminsi 7 muri kurya ya mitsima. Tugende. Ku munsi witangarira mujye muteranira kuba iteraniro ryera. Ku munsi muyitangiriraho. Mujye muterana mutangiye ya minsi 15. Sibyo, ya minsi 7 muyitangira ku munsi wa 15 mu gihe mwariye Pasika. Mu gitondo nibucya mwamaze kurya Pasika, muhite ku munsi wa 15 muhite muva kuri 15 mushyireho indi minsi 7. Ubwo bibaye ku itariki zingahe? 15 ku itariki 15 hituteranyaho iminsi 7. Ubwo ni kuri 22 bazajya basoza ya minsi 7 yategetswe. Si ukwezi kwa mbere. Dukomeze mukagira umurimo w'ubugaragu mukoraho. Ntihazagira umurimo w'umugaragu uzakorwaho. Noneho ku munsi twari tugeze ku gice ku murongo wa 7. Ku munsi uyitangiriraho mujye muteranira kuba iteraniro ryera, ntimukagira umurimo w'ubugaragu mukoraho. Iri tegeko ry'ubugaragu ryabuzaga ko hari n'umugaragu wawe ujya mu mirimo. Ariko uyu munsi abantu baruhuka isabato, abakozi babo ntibaruhuke. Abakozi bagakora. Kandi umuntu yaruhuka isabato agahemberwa iminsi 30 kandi atemerewe gukora ku munsi w'isabato. N'umushahara wo kuri ya minsi 4 yaruhutse mu kwezi nayo akayifataho. Noneho ku murongo wa 8, muri iyo minsi uko ari 7 mujye mutambira Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro. Wa 7 n'uwo guterana kwera. Ntimukagire umurimo w'ubugaragu mukoraho. Noneho 9, Uwiteka abwira Mose ati, yego, bwira Abisirayeli uti, nimumara kugera mu gihugu nzabaha mugasarura ibisarurwa byaho, muzajye muzanira umutambyi umuganda w'umuganura mwasare mu bisarurwa byanyu. Reka nkomerezeho gatoya uraza kunyakira nawe uwuzungurize imbere y'Uwiteka kugira ngo ubabere ituro ryemerwa ku wa mbere w'isabato. Wa mbere w'isabato ho ni ku cyumweru. Dusome Bibiliya musoni inshuti y'umusaraba. Nawe mbabarira wumve, nawe uwuzungurize imbere y'Uwiteka kugira ngo ubabere ituro ryemerwa ku wa mbere w'isabato. Abe ariho umutambya wuzunguza. Umva agaciro ku munsi mujya musuzugura ngo icyumweru gituruka he? Ku wa mbere w'isabato. Muzunguza umuganura w'Uwiteka nshuti y'umusaraba. Hanyuma 12, kandi ku munsi muwuzungurizaho uwo muganda mujye muwutambiraho isekurume y'intama idafite inenge itaramara umwaka ho igitambo cyonserezwa Uwiteka. Ubwo ni ku wa mbere w'isabato. Yes, ku cyumweru bivuga mu kinyarwanda cyumvikana. 13, kandi ituro ry'ifu riteruranwa nacyo rijye riba ibice bya 10 bibiri by'ife bya efa. Ibice bya 10 ubwo urabyumva. Ibice bya 10 bya efa. Bibiri bya efa y'ifu y'ingezi ivanzwe n'amavuta ya elayo, ribituro riturwa Uwiteka rigakongorerwa n'umuriro kuba impumuro nziza. Ituro ry'ibyo kunywa rituranwa nacyo rijye riba igice cya 4 cya hini ya vino. 14, ntimukagire umutsima murya cyangwa impeke zakaranzwe cyangwa amahundo mabisi uwo munsi atarasohora ngo muganurire Imana yanyu, iryo rizababere itegeko ridakuka. Hano ku cyumweru mu bihe byanyu byose. Icyo kiri kumvikana mu bihe byanyu byose no mu buturo bwanyu bwose riba itegeko ridakuka. 15, kandi mujye mumara iminsi muhereye kuri uwo munsi wa mbere w'isabato ku munsi mwanzaniyeho umuganda w'ituro ryo kuzungurizwa mubare iminsi y'amasabato 7 atagabanije. Iminsi y'amasabato angahe? 7 atagabanije.
mubare iminsi 50 ageze ku munsi wa mbere w'isabato ya karindwi, maze muganurire Uwiteka ituro ry'umuganura wundi. Iyo minsi 50 niho hitwa Pentekote. Mu gihe burayi babyita pante. Pante ni ukuvuga 50. Penta ni 5. Panta. Panta ni 3, penta ni 5, pante ni 50. Ni imibare 3 ijya kwitirana. Aho niho dukura Pentekote. Twikomereze. Mujye mufata umuganura, niho Pentekote ituruka, ku masabato y'iminsi 7. Wumve n'uburyo tujya tuziririza Pentekote mu buryo. Dore ukuntu umusona ndebye. Ni amasabato 7 agomba kuba atambuka. Kandi tuyabaze duhereye ku ruhererekane rw'umunsi wo kwa Pasika. Pasika umunsi tuyiriyeho buke mu gitondo. Dukora iteraniro tubari iminsi 7. Nisoza dutambe ibitambo. Tubari iminsi iva kuri ya Pasika. Dukore n'amateraniro yera. Urumva icyo Bibiliya ibivugaho. Mwarangiza ngo mwakoze iminsi yejejwe, nta muntu n'umwe wigeze uganduka kuri Pasika n'isabato na Pentekote. Abantu bose baziririza isabato, baziririza Pentekote, baziririza na Pasika, babikora nabi bose. Ikiruta ni kimwe, nuko Pasika yacu ari Kristo, Pentekote ari Kristo, n'isabato ari Kristo. Uziririza Pasika atagira Kristo ubyishe 1, 2, 3 ndetse 7 upfuye izo ncuro. Nuziririza isabato adafite ikiruhuko muri Kristo ubyishe 1, 2, 3 ndetse 7 nawe upfuye izo ncuro. Nuziririza Pentekote, buretse gato yambabwira amategeko ya Pentekote, nta muntu wemerewe kujya muri Pentekote hari urubanza agira mu rukiko. Ntago byemewe. Pentekote ni umunsi w'imbabazi. Ubabarira umuntu waguhemukiye abigambiriye, ukababarira n'umuntu waguhemukiye bimutunguye. Ni umunsi wishyurwaho imyenda, abantu bagaharirwa imyenda yabo. Niyo mpamvu mu Rwanda rw'Abikorinto igice cya 5:8 havuga ngo nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera cyangwa umusemburo ari wo gomwa n'ibibi, ahubwo tugire imitsima idasembuye ari yo kuri no kutaryarya. Imana ikumpera umugisha. Ari yo kuri no kutaryarya. 17 mu buturo bwanyu mukuremo imitsima 2 yo kuba ituro rijungujwe ribe iy'ibice bya 10, 2 bya efa y'ifu y'ingezi yotsanwa hanyuma yotsanwa umusemburo kugira ngo iganurirwe Uwiteka. Yotsanwa imisemburo kugira ngo iganurirwe Uwiteka. Ubusobanuro bwabyo nzababwira igisobanuro cy'umusemburo ku mutsima. Hanyuma mumurikane n'iyo mitsima abana b'intama 7 badafite inenge, bataramara umwaka, n'ikimasa cy'umusore kabisa n'amasekurume y'intama 2. Bibe ibitambo byonserezwa Uwiteka bitambanwe n'ituro ry'ifu n'iry'ibyo kunywa. Sibyo? Yo kuri ibyo bibe ibitambo bikongorerwa n'umuriro by'umubabwe uhumurira neza Uwiteka. Hanyuma muri hangana dutaruke cyane kugira ngo tugere kuri wa murongo nshaka kugira wa 23. Usome tuze kuwitsirizaho tuwusorezeho w'igice cya 23 n'ubundi. Uwiteka abwira Mose ati, murongo wa 23. Ego. Murongo wa 23. Ego. Bwira Abisirayeli uti, mu kwezi kwa 7 ku munsi wako wa mbere, yego, hajye haberaho umunsi wo kuruhuka. Iyo sindi sabato ube wo kubibukisha. Muwurangishe kuvuza amahembe. Mu buteraneho guterana kwera. Yego.
ntimukagire umurimo w'ubugaragu muwukoraho, kandi mujye muwutambiraho Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro. Uwiteka abwira Mose ati ariko umunsi wa 10 w'uko kwezi kwa 7 niwo munsi w'impongano, ujye ubabera uwo guterana kwera, mujye muwibabazaho imitima, muwutambireho Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro. Ntimukagire umurimo wose mukora kuri uwo munsi w'impongano muhongererwaho imbere y'Uwiteka Imana yanyu. Noneho 29, umuntu wese utazibabaza umutima kuri uwo munsi azakurwe mu bwoko bwe. Kandi umuntu wese uzakora umurimo wose kuri uwo munsi nzamurimbura mukure mu bwoko bwe. Ntimukagire umurimo wose muwukoraho. Iryo riba itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose no mu buturo bwanyu bwose. Aya ni amategeko y'Abisirayeli mu gihe cyabo. Ubu ngubu ntabwo wayashingiraho urufatiro rw'agakiza. Uretse no gufatiraho agakiza, ikintu ushaka kumvikanisha hano, ubundi Bibiliya ivuga amasabato 7. Ntabwo ivuga isabato imwe yo mu minsi 7 gusa, ivuga amasabato 7. Kandi twemerane ko hari isabato yari y'Abayuda gusa, hari ikiruhuko Abayuda bageragamo nta munyamahanga wemerewe kuhagera. Iyo yari isabato y'Abayuda. Hakaba isabato rusange itemerewe gukorwaho umurimo w'ubugaragu. Bisaba iki gihe bakora iyihe muri izo? Nta nimwe. None se byabageza mu ijuru gute? Isabato si urwandiko rujyana umuntu mu ijuru. Kuziririza isabato no kutayiziririza si icyaha, si no gukiranuka. Ahubwo isabato ni iki? Kugira ngo tubone kuruhuka isabato no kwemera isabato. Isabato ni Kristo n'umwami wayo ni Kristo. Yaravuze ngo ninjye mwami w'isabato. Sibyo? Tubikoreye komenti abantu bagiye batubaza batubwira ngo mbese isabato muyifata mu buhe buryo? Umuntu waruhutse isabato simufata nk'umukiranutsi, sinanamufata nk'uwaguye. Umuntu wasenze ku cyumweru simufata nk'umukiranutsi, simufata nk'uwaguye. Ahubwo isabato yawe ni iki? Niba ari umunsi warasigaye kuko umunsi urangirana n'amasaha 24. Niba isabato yawe ari muri Kristo, ikiruhuko cyawe gihoraho. Ariko niba isabato yawe ari umunsi, nshuti y'umusaraba, birangirana no gushira ku isi. Yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Umaze kuruhuka muri Kristo Yesu, ntakeneye kongera kuruhuka kuko haruhuka umuntu urushye. Uruhutse rero akize uburushye. Dusoreze kuri uyu murongo dusenga. Abaheburayo igice cya 4. Abaheburayo igice cya 4 haravuze ngo nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira muri ubwo buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri twe wasa nkaho atarishyikira ryo kwinjira mu buruhukiro bw'Imana. Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro. Ubwo yavuze iti nirahiye narahiranye umujinya wanjye, ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye, ari bw'Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema. Ubu iki kintu nticyumvikana. Niba isabato turuhuka ari Imana yaruhutse, hano hakaba hasobanutse ngo ubwo buruhukiro ni bw'Imana yaruhutse, twinjire muri ubwo buruhukiro. Ntibyumvikana. Ntabwo yavuze yego ngo kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa 7 iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa 7, kandi nanone ngo ntibazinjira mu ruhukiro bwanjye 6. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ntabwo Imana ishaka ko turuhuka.
irashaka ko twinjira mu buruhukiro, tukaba turi mu cyumba kiruhukirwamo, mu buturo, mu buzima. Kuruhuka bibe imibereho, bibe gature, duture mu buruhukiro. Haleluya, kubwinjiramo. Ntishaka ko turuhuka none, ishaka ko twinjira mu buruhukiro, ahubwo tukabamo. Imana yongera gutoranya noneho. Hari umunsi yaruhutseho. Imana yongera gutoranya umunsi ari w'uyu munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi, nubwo hashize igihe kirekire cyane ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryanjye ntimwinangire imitima. 8 iyo Yosuwa baruhura. Iyo Yosuwa baruhura. Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Uburuhukiro. Yari kujya kuvuga ko hari ubundi buruhukiro. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Ntabwo bwashize. Kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Uwo ni Kristo Yesu. Ni Kristo niwe sabato yacu. Nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya babandi cyo kutumvira bakaruhuka umunsi hari uburuhukiro bwo muri Kristo Yesu. Hari ikindi koko tuvuga ubundi buruhukiro, tuvuga ikindi kuko ijambo ry'Imana ririzima, rifite imbaraga kandi rigira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Mwakire neza iri jambo ry'Imana. Uruhuka aruhukira muri Kristo. Turuhutse umunsi twaba twibagiwe uwategetse iminsi n'uwaremye iminsi. Ndabinginze mubonere ikiruhuko muri Kristo Yesu. Kujya gusenga ku isabato ku cyumweru dupfa kuba twizeye Kristo nk'uburuhukiro bwacu, kuko murabizi ko isabato si umunsi, sabato ni Kristo, kandi umunsi si ikiruhuko. Kuruhuka ni ugukira umuruho. Imana ibaha umugisha. Reka dusorezaho, komenti zanyu tuzagaruka tuzisubiza. Amahoro y'Imana n'urukundo rw'Imana n'uburuhukiro bubonerwa muri Kristo Yesu kubw'isezerano rishya bugaragare kandi bube muri mwe none n'iteka ryose. Amen. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.